umupapa ugiye kujyaho niwe ugiye gusohoza imperuka. niwe wa nyuma. Papa ugiye kujyaho niwe ugiye gusohoza imperuka. ADPR na Kiliziya Gatolika uri kundeba gutya ndi kukorera oredubu na gatoki kandi ku kandi yego. Hanyuma rero bimaranye iminsi ingahe? 3. Apana amezi, iminsi 3. ubu buhanuzi ubumaranye iminsi 3. ubuhanuzi buri urgence ADPR parowa. Ibi bintu bimaranye iminsi 3. Hari no mu YouTube ugiye gupfa. Mu YouTube ugiye gupfa vuba cyane nk'ubwo byo biraniga. Usabwa Imana Samuel nkubwiza ukuri aho uherereye nta mva yawe iri mahanga, imva yawe iri muri iki gihugu. Nunagwa uzashyingurwa kuri ubu butaka wakoreye wasukiweho amavuta. ADPR igiye gusengerwa na Kiliziya Gatolika. Niba bazabyita Association des Églises none se ntabyo nzi. none se ko abakatolika nabo hari insengero zabo zizasenga. Genda gakeya ubwo amakuru nzanye avuye mu ijuru apana y'abantu. Urumva neza? ADPR paruwase ya Remera urusengero rwa etage vuga ngo hasi. Amakuru ayo ni amakuru atari ivumbi. Abyo nzi. Nirutanashirwa na hanze bararuhinduramo ibindi bintu. ADPR igiye kwirukanwa i Remera. Izahabuni yabanzi zitabanje guca nirwa mu muriro. Igeragezwa gacece kasurwa ngo rubaru. Uyu muntu rero wavuze ngo marayika w'umwami Imana ngo yamanutse ngo muri iki gihugu ngo agenda ngo afungura insengero. Imana mweze kandi muba. Reka tubashimire bakunzi bacu, bakunzi bakadasoka. Imana ibaha umugisha, Uwiteka abagirire neza kandi Imana ibambike imbaraga. Nukuri turanezerewe cyane ko twongeye kugaruka hano kw'Iriba ry'Abera TV. Imana nikomeze barinde. Rero aka kamwanya reka shimire umuntu wese wakanze subscribe. Nukuri uri umuntu w'umumaro kuri twebwe kandi tuguha agaciro. God bless you. Imana iguha umugisha cyane biko narimvuze. Nshimire no abantu badukurikiye bari mu hirya no hino mu bihugu byo hanze, babwire ngo turabakunda cyane. Mukomeze mubane natwe kandi mukorere like na share na comment kugira ngo wiyandikishe ukomeze kubana natwe mu muryango mugari w'Iriba ry'Abera TV. Uyu mwanya rero reka mbwira umuntu uri mu bitaro hirya no hino arwaye afite ibigeragezo, bese ibibazo ufite byose, nakubwira ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza. Twongeye twagarutse n'umukozi w'Imana nibishaka. Ndagira ngo muri aka kanya nibishaka abanze asuhuze abadukurikiye. Nitwa Nibishaka Theogene. Ndi umukozi w'Imana isumba byose yo mu ijuru, so umwami wacu Yesu Kristo n'urugaga rw'abamarayika. Ndi umukristo mu itorero ADPR paruwasi ya Gasave, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Hari umunsi biracyari ururembo muze. Sawa. Hanyuma rero ndi hano kubera Imana. Uriho kubera Imana. Hanyuma mbere yuko dukora ikiganiro rero hari ibintu nshaka kubanza gusaba. Apana gutegeka. Ni ukwinginga. Urumva abantu badukurikirana ni abantu bacu. Yego. Mbanze mbabwire ngo ibi biganza nibibasabira umugisha kubw'inkunga yanyu yo kugukurikira. Ariko inkunga ngiye kubasaba niyo kuntega amatwi. Nibatera agatebe. Inkunga ngiye kubasaba, nkeneye amafaranga y'inzu, nkeneye kugura kamera, nkeneye no kurya, nkeneye buri kimwe kugira ngo mbeho. Ariko uyu munsi basabye inkunga imwe. Basabye inkunga imwe aka kanya yihutirwa iriri janse niyo kuntega amatwi. Aho ne gusara
nanjye reka ntera agatebe numve iyo wegereye Imana iravuga. Urabona hari umuntu wamamagaye ari muri Amerika, arambwira ngo kutagihanura. Yego. Ndamubwira ni kuri njyewe niba icecetse, nanjye ndacecetse. Niba icecetse nawe uracecetse. Nanjye ndacecetse. Ese kuko wemeranya n'uwo muntu kutagihanura? Biterwa n'ubuhanuzi ashaka. Aho ngaho ndabyemeye. Buri ibyo yumvaga, ibyo yakumvagaho ntabwo akibibona. Nibishaka ndagira ngo mfashe tubanze twinjire mu mwanya w'iki kiganiro cyangwa w'iri vugabutumwa, kuko hari ibyo ushaka, hari ibyo wenda uyobowe n'umwuka uri butubwire, ariko ndagira ngo winjire muri uyu mwanya ubanza kudusengera Imana. Kiranuka azakomeza kiranuke, uwanduye nawe azagumya kwandura, uwera azagumya yera. Icyo tugusabye mwami ni ubuntu n'imbabazi n'urukundo byawe. Twatuje aka kanwa ngo utweze kandi utubabarire ibyaha. Amen. Imana itweze kandi tubabarire ibyaha. Nibishaka maze iminsi numva amakuru buri mu bantu bagiye bahanura ubuhanuzi bwinshi cyane butandukanye. Konzanye bwo rero burambamba. Oya nibukubambe, turacyagukunze. Ubuhanuzi nzanye bwo burambamba. Turacyagukunze. Nagira ngo muri aka kanya umfashe banze nkwibariza utubazo dukeya mfite tw'amatsiko. Maze iminsi mbona umuntu w'umupasiteri hano kuri YouTube ahanura avuga ngo marayika, ngo yabonye marayika, urumva, ngo aturutse mu ijuru, ngo anyura mu nsengero zose za ADPR afungura. Baraje ngo ategeka ngo abayobozi arategeka ngo insengero ntibazifungure. Kandi muri mu bantu bagiye bahanura ko hari insengero zitazafunga. Ni ukubera icyo abakozi b'Imana bavuguruzanya. Ikibazo mbajije kiragoye, ariko kigoreye abadafite umwuka we. Yego. Abantu nimwumva umuyaga mu kiganiro n'andi majwi mwihangane, turi gufatisha telefone, nta kamera dufite. Kandi ibi nitubivuga ntago ari ugusabiriza, ntaho tusabye, tuba tugira ngo twiyegisikize kuri mwe. Ko kuba ntabwo bidushimisha, natwe tuba twifuza mwakumva ibintu bitarimo uwo muyaga, bitarimo andi majwi, ariko nyine telefone murabizi neza irekodinga ibyo ibonye. Zimuza birakwezwe. Imana imuha agakiza, ntabwo ari uguhangana cyangwa gupingana, wenda abantu batabyumva mu yindi sansi, ntabwo ari byo. Ase ya Remera hagiye guhinduka hoteli. Yego. Kandi iyi hoteli ntabwo ari iya ADPR. Ufite amatwi? Ndimo kumva. Kabiri, ADPR paruwase ya Gasave hasi. Hirika. Gasave nayo se? Hasi. Gasave? Hasi. Ni mu miturire. Yego. Hasi. ADPR paruwase y'Abatsinda hasi. Iyo yo nsanzwe mbizi. Ntabyo nzi. ADPR paruwase ya Kinyinya hasi. Rubonobono ntirimo? Rubonobono yavuye mu kera. Kuko hari aho ni no mu manyegeka. Urumva? Hanyuma rero hagiye kuba iki? Izina ADPR rigiye kuvaho. Ariko hari abantu bavuga ko bavuganye n'Imana. Njyewe ndi hano nateza agahanga, kuko n'ubundi nari mbizi ko n'ubundi byamfunze mbere byajyaga gusya n'ibi. Yego. Ariko mbanze nibwirira abanyarwanda, abakristo, abakunda Imana n'abakunda umurimo w'Imana, nta kimana itavuze. Habe na kimwe. Niba Yesu yaravuze ngo nta buye rizasigara rigeretse kuri rindi, kuki bihereye ku nsengero?
none itinyutse inzu zayo zitiriwe izina ry'Imana nigera ku zindi nzu bizagenda bite? Hanyuma rero sinje kugumura abakristo, munyumve neza, iki nkivugiye hano ku karubanda ntago nzanywe no kugumura abakristo. Icya kabiri nta myigaragambyo nateguye. Cya gatatu sindi umwanzi w'igihugu. Cya kane sindi umwanzi w'Imana. Cya gatanu sindi umwanzi w'abantu. Cya gatandatu sindi umwanzi w'itorero. Ariko ibi bintu uko mbivuze niko bigiye kugenda. ADPR igiye gukubita hasi, izina ryayo rikubitwe hasi. Untega amatwi, reka ntega amatwi, navuze ko ntera agatebe. Iri dini rizina rigiye gukubitwa hasi. Amasezerano yararangiye, niko ijuru ryanyeretse. Amasezerano yararangiye, amasezerano yo guhindurira izina yararangiye. Rizitwa ngo iki? We banza ugende gake. Urumva? Kambanda ni Kambanda Rukamba ninde? Mumbwira amazina ntakora amakosa. Yitwa Kambanda. Hari amasezerano yagiranye, bagiranye na ADPR. Umunsi ADPR yicarana na Kiliziya Gatulika, Umuroma n'Umusuwede bagahana ibiganza, ufite amatwi neza. Hanyuma ikorari yatambwe ni korari ya Iyerika. Iyerika iriya ya Yehova yiri. Nicyo gitambo. Cyo gitambo. Niyo korari. Yego. Agahu gahawe umunyutsi rero. Agahu gahuye n'umunyutsi. Hanyuma yibi. ADPR izongera kubaho nta mpunzi n'iyi nimwe ikiri imahanga. Tagira ngo nibyo nihimbi. Nako kantu ushyizemo noneho. ADPR izongera kuba ADPR Pentecote, igicaniro cy'umwuka wera. Nta mpunzi n'iyi nimwe ikiri imahanga. Yaba ari urwanya igihugu, yaba ari ukivuga neza, yaba ari diaspora muvuga, yaba ari abari Uganda, yaba ari abari muri Congo, yaba ari FDLR muvuga, yaba ari abari Burundi, icyitwa umunyarwanda wese aho azaba aherereye ku isi, Imana izamugarura kuri gakondo ye. Nibwo ADPR Pentecote y'umwuka ya rogo izongera kugaruka ivuga ngo umuriro wa Pentecote uhore waka ku gicaniro ntukaze. Urumva ibi ari bituma mbaho? Nakubaza. Nta kibazo. Yaba ari cyagiye wigeze guhanura uvuga ngo ADPR n'umuriro wa Pentecote bizongera byihuze? Kirageze. 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 Umwimerere w'itorero ry'umwuka wera. Wigeze umbwira tukorana ikiganiro urambwira ngo Imana yakubwiye ngo Tarakosima, iyi niyo ndunduro y'ikibi cyose cyari gisigaye. Iki ni cyo kibi kimwe gusa cyari gisigaye. Watubwiye kakavuyo 2024. Urakoze cyane. Ngenda bikurikira. Narababwiye ngo mu mpera muzabona ibintu. Ariko muri 2025 muyitegereze. Hazabamo ikintu kimwe gusa kitagira ikizagikurikira. Icyo kintu ni kiba. Muzamenye ikizakurikiraho. Batsinda hasi. Avuze ko ruzagwa. Giheka hasi. Yego. Kinyinya hasi. Ubwo Izayi ntabwo ari bukujye kukurega. Hari amazina ye navuze cyangwa hari bibi namuvuze. Ko wavuze ku itorero ayoboye. Nanjye nariyobora. Ariko nturiyoboye. Nawe uri umukristo. Nje ndi umukristo w'itorero. Ubwo umwana na se bajye muri ribu. Ariko wavuze agenda arega yantumye kandi simuvuze. Aha simuzuye mu buzima bwe. Itorero ntago ari irye, ntago ari nawe warivukishije, arabizi neza ko yaje arisanga.
nawe ni akazi arimo. nawe ni akazi, ni umukozi w'itorero, si umukozi w'Imana, ni umukozi w'itorero. Aha byumvikane neza, mutandukanye bya bindi. Aha ni umukozi w'itorero, si umukozi w'iki w'Imana. Aha rero biratandukanye. Ariko baza bavuga ngo bari mu gukorera Imana. No, ibyari umurimo w'Imana byararangiye, birangirana n'ingoma ya Usabwimana Samweli, tubyumvikane. ADEPR ifata icyemezo cyo kugabanya abakozi b'itorero, nta nubwo twari tuzi ko ari ab'itorero, twabimenye nyuma. Byaba Usabwimana nawe azaza muri izo mu nzu uvuze? Ntabwo gahunda zihari, ariko nta mva ye iri imahanga, azagwa muri iki gihugu. Uko gahunda zimeze, kandi ibi ndabizi neza, niteguye, agahanga nagateguye, intosho nababwira iki, imihini nababwira iki. Ariko ikintu kigiye kuba muri ADEPR, muvuga ngo iki? Mwe muravuga ngo abahanuzi baravuga, ngo abantu baravuga, ngo amahanga aravuga. ADEPR izongera kubaho nta mpunzi n'iyi n'imwe ikiri imahanga. Mumenye ko ibintu biri seriye kandi. Buriya mbaraga ati dore umwana uzi gutegura, dore umuntu uzi gutwika, dore content. Nababwira iki n'ubundi niko byahoze yahiriye mu nzu. Shokondwa yamenyereye kuba mu kigori hiramo. Impondaguzi y'amazira ntoki itarakayahonze ngo yikubite ku muntu, ntago iba yakayahonze. Ndababwiza ukuri, iki gihugu cy'u Rwanda, ikintu kigiye kuba muri ADEPR, n'amahanga ari amahanga ubwayo, bizatuma nta muntu wongera kwizera Imana. Abakristo benshi bo mu itorero rya ADEPR bagiye gusohoka, abari barataye Karisitiya basubireyo, abavuye mu Aporoso basubireyo, abavuye muri Zion Temple basubireyo. Nawe urasubira mu Gatolika? Yampaye inka da. Abavuye mu Basilamu basubireyo. Noneho nibyanga, umuntu wese azashinga idini mu nzu ye, mu cyumba mindani. Ibintu by'amadini rero wabona bigiye gucika. Kabaye ibi bintu mbimaranye iminsi 3. Kisi binini? Hano hafi aha ngaha muri iki kibuga tubamo, hafi yambuka Nyabarongo uyu munyamakuru. Imana yamukuriyeho urupfura. Ariko niba hari ikintu giteye ubwoba, ni iby'iri dini. Yego, iri dini rero, njyewe amakuru mfite, hari umuntu wandabuye akakanumura nkakubaza ukahita ugakikira, ngo bitewe n'uburyo wenda bagiye bahemukira, birukana Mwuka Wera, bahemukira Usabwimana, ngo yaba yarasize arivumye. Bimubeshya, ngo yararivumye. Bimubeshera. Usabwimana Samweli ntago yavumye iri torero, ahubwo yavumye abantu abarishumye, nibo bariteye umwaka. Ikindi kandi, ikintu mwebwe mutari no kubona, ni igihe Yesu yavuze kuri iki gihugu, nuko mwe mutari kubona, ni igihe Yesu yavuze kigeze. Iby'Imana yavuze by'amadini kuri iki gihugu, apana muri politiki, tagira umuntu mbeshyera. Iby'Imana yavuze by'amadini n'amatorero muri iki gihugu nicyo kigeze. Amahame, hari Bibiliya igiye gusohoka. Ya Bibiliya bavuze, iyi Bibiliya yera ntago izongera gusohoka. Hagiye gusohoka Bibiliya yanditsweho ngo Bible. Bibiliya ya Beyonce w'umunyamerika nibwo igiye gusohoka. Hahandi bazajya bakubonana iyi ngiyi ugasobanura uwuriwe. Uranyumvise? Ndakumvise. Umupapa ugiye kujyaho. Ibyo noneho nibyo kanega amatwi. Urankurikiye neza. Umupapa ugiye kujyaho, ugiye gusimbura uyu wapfuye. Niba bavuga gupfa, niba bavuga simbi. Oya, yarapfuye. Na Yesu tuvuga ko yapfuye. Nkanswe papa. Urumva neza? Umupapa w'umunyepolitiki. Nawe se yaba ari muri ameze nk'uri uvuyeho warushyigikiye ubutinganyi? Nangwa n'uyu ugiye. Nangwa n'uvuyeho. Ko ngize ubwoba. Imana iturengere. Erega ubutinganyi ntabwo nimukaburebe nk'ikibazo gikomeye.
buriya ntimukarebere ikintu gikomeye mu gutingana. siko riziki hari ishyano rizaza riruta kuba umuntu yatingana. riziki ko yahanuye umubare 666 mwabeshaga mujya mubeshya ifaranga rimwe nibwo rigiye gusohoka, indangamuntu imwe nibwo igiye gusohoka, isoko mpuzamahanga rya East Africa nibwo rigiye gusohoka. niyo mpamvu babanje kubetinga ADPR mu Rwanda, bayishyize ku kiranguzo, bayishyira ku kiranguzo, bayitega muri Eliminate umunsi i Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge hazamurwa idarapo ry'abatinganyi. uwo munsi n'ubwiza yijijishaga cyangwa se abavugizi, niba ari n'abavugizi bakijisha bavuga ko batunguwe no kubona ibyo bintu. ntabwo naba ndi umushitsi mu rugo rwawe ngo nguhishe intego yo kugusura, ntabwo bikunda. ibisukuzura kaboze, ariko nuko bigiye kugenda. ibi mbimaranye iminsi 3 mbisengera. abantu barabizi ko nari maze iminsi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, kandi ukaba n'ibintu byo guhanura utarubimaneze. kandi ibintu byo barabizi neza ko ibintu byo guhanura sinabiherukaga. hari umupasiteri muri ADPR ugiye gupfa. iki nicyo kimenyetso cya mbere mbahaye mu mujyi wa Kigali. umupasitori kandi ijuru azaritaha, nararibonye ijuru rirahari. muri ADPR ugiye gutaha, ndetse n'umunyamakuru wa RBA. wumve ko noneho ibintu biri seri. wavuze wo muri YouTube niba biri, hari uwa social media hano, hari n'umunyamakuru w'umwuga ufite experience mu byo akora. Imana igiye gucyura agataha, kandi araza kwicwa no guhagarara k'umutima. ubwo uvuze abantu 3 bagiye gupfa. umwe aricwa n'impyiko, undi aricwa n'umutima. ni ibintu bibiri, ni impfu ebyiri zitandukanye. iki nicyo kimenyetso Imana yampaye. umunyamakuru n'umupasiteri, yes, n'umuyutubers bagize 3, ni 2. wimvugisha ibintu byinshi utankura mu ya kare, nuko ntacyo komereza. bategereze barebe. hari umuyaga ugiye guhuha hano ku Gasave hano. igice kimwe, nubona igice kimwe kibati kibenuye, ubwo uraje wandika ubusa bwa busa mumenyereye kwandika. ibyo ni ibisanzwe ko bitabaye imyaka n'imyaniko z'urusengero rumaze. Yesu agiye kugaruka. bya bindi mwamenyereye ngo ariko sha ngo mwajye munywa itabi rike, ngo ariko kuki mukunda ngo byacitse. ibi nta byacitse bihari. nizi se ni views ko abantu babagoreweho, nizi ni views umuntu ashaka. ibise birashimishije. ikiza kirimo se ni iki? umuriro wa Pentecote ntibavuze ngo ntuzongera kubaho? uzabaho. ntabwo bari amatorero bazasenya. umuriro wa Pentecote mu Rwanda niwe uzahinduka igicaniro cya ADPR mu Rwanda. ariko ibintu ubyandika ahantu, mwe mujye mwandika. ubundi abahanga mu kumva ubuhanuzi barandika, apana kubyumva gutya gusa. urandika. amahirwe dufite nuko Google ijya ibika izi video tukazaya tuzigarura. umuriro wa Pentecote mu Rwanda mubyumve, mubyandike, mubifate mu mutwe. niwe uzahinduka igicaniro cy'itorero Pentecote ADPR mu Rwanda. kandi ibi bintu nta mpunzi n'iyi nimwe ariya hunze kubw'impamvu zayo, ariya hunze ngo ijye gusebereza igihugu hirya iyo, bose bazaba bari hano, bazatahuka. nyamara ngize ubwoba. bazatahuka. ngize ubwoba pe. nibwo umwijuto w'ikinonko wari uzi ko imvura itazagwa, uzabona ko ibintu byose bishoboka. icyo gihe umurokore azahura n'umurokore mugenzi we, suhuze Ferdinand nuzura umwuka we, kuko azaba ari nk'igitangaza mbonye. bimwe bya kera se ndakwiyama imbaza ibintu bitari ngombwa. abakristu ba ADPR nta ntsinzi hari. bajya bavuga ngo ntago bikunda ibi bintu, dore ko muzi kuraguza ubusa. uzi impamvu tewo ni iki? bajya bavuga ngo ducisha ubuhanuzi, ngo duhanura ubuhanuzi butagira intsinzi. hanyuma ze ndi umupfumu ku buryo ntanga n'intsinzi. oya nyine, ariko Imana ivuga ngo nimwihane. erega uturiya tuntu murenzaho
reka mbaha amakuru ngewe mbitse mutanazi kandi aturuka mu ijoro apana bimwe mwirirwa mufyitafita mubesha abantu urumva neza hari igitangaza Imana ikora ari uko yikije umusozi turi kubigendanamo hari igitangaza wowe Imana yakuremera wowe unkurikiye ari uko ibanje gukura nyokorome mu nzira mu gihe impamvu ari nyokorome hari igitangaza Imana yakuremera mu gihe ikuye siko mu nzira mu gihe impamvu ari siko urankurikiye neza kuki mwumva ko ibitangaza byose Imana ibitanga ari uko habanje kubaho imishikirano yarushye hari ibyo yikemurira none si iyo ubonye ikuye umusozi ahawo ikawumanura ikawuryamisha Nyabugogo utekereza iki ubwo ushatse kuvuga iki kuryamisha Nyabugogo ushatse kuvuga iki hari utusengesho mujya musenga tw'abana ngo Mana ngo uzabikore ngo uzantabare ngo abanzi banje bakiriho hari ubwo ibanza yabaritagura ikabona ubugutabara wari uzi ko hari igitangaza Imana idashobora gukora abatakwemera bakikwegereye wari ubizi neza hari agasozi Imana idashobora kwemera kukikiriraho umwana wawe bikaba ngombwa kwimurika kujyana ku kandi gasozi akaba ariho imuguhera akabanza agakura ahubwo ikakugarura kuri ka gasozi yamukubwiriye umwana ari mukuru kugira ngo nawe amaze kugwiza imbaraga z'umutima abone kurwana intambara y'Abisirayeli ariko mwabaye bimwe Yesu avuka agatayimuka kuki se Yesu ariko njye abarokore murancanga niba baramuhungishije Herode ameze nabi sibyo Imana ikamutuma ikamubwira ngo hungisha umwana na nyina hanyuma ko ari kugira ngo bigende bi irangira ngo waguhigaga yarapfuye taha none se nyine mujye mume Imana yigeze imbwira iti hari ikintu ntakuremera uriya muntu akiriho ndavuga nti koko uzi ijambo yari yaratuye ndabizi ngewe yari yarambwiye ngo nta akiriho agihumeka nta kintu nemerewe kugeraho kandi ko yiyishe nyine ko yavuze ngo akiri umunyiriho none se Dawidi ejo bundi yatura yavuze ngo iki ahanganye na Goliyati yavuze ngo iki yavuze ngo kute unteranye icumu ni iki kindi unteranye inkoni ngende imbwa none se nyine ariko ni watangiye kwiyita imbwa se Dawidi we yari kumwita iki imbwa koko icyo nzi cyo nuko nzi ko iby'amadini n'amatorero bisubiye urudubi kurushaho amadini n'amatorero bisubiye urudubi kurushaho aya madini agiye gusenywa ngewe mfite agahinda ndimo no kubabara kera twajyaga umuntu yajyaga gusenga agasenga ahantu hafi urabihindura nta n'icyo nshobora kubihindura ariko mfite agahinda abarokore muri ino minsi bajya bashimishwa no guha amakuru udafite umupapa ugiye kwima ingoma gushumba Kiliziya Gatolika niwe mupapa uzasura uru Rwanda umupapa ugiye kujyaho mumwitegure muzamwitegure nk'umushitsi muri iki gihugu cy'u Rwanda uko muzi mwabaye muri Cogama byo bizaba bikubye karindwi numva bikomeye umupapa se numvishe nta cyiza azaba atuzaniye nta kigenda umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi uzaba udusuye ubu ngiye ntawe nshaka ariko iyi 2026 ubundi muzi igihe Imana yayivugiye Banyabugesera we Imana irabakunda Imana irabazi ubwo mbivuze uko abantu b'Ibugesera Imana irabakunda kandi irabazi ngewe ubwo ndashaka kujya kwishakira akazi ku kibuga cy'indege ibintu by'amayutuba nkabivamo indahise bakaguha atakamase sindi umunyarwanda ese akabago rega n'ikiyede ntibagitanga kubera iki ariko cyarananuzuye cyarazuzuye niyo bama kubukirina
Nese papa azakimanukiraho kitasa neza. Azagisura. Azaca i Kanombe. Azaca i Kanombe. Ntabwo ari i Kanombe. Bishobora ko azaca hariya. Shahu ubundi ni wasoje wanareka nkigendera. Wowe ujya he se? Ujya he? Ko ari message nashaka gutambutsa se hari ibintu. Tebo. Aba bapasiteri wavuze kuba pasiteri ngo bamwe ngo bagiye bahagarikwa ngo bagire ute? Urambesheje. Kimukunda gusubiza ubuhanuzi nabutambukije byarangiye. Yumvise n'udashaka kumva n'akazi ke. Nuko mubaza umuntu ibintu bitari ngombwa basanga hajemo n'ibindi. Uwera nagumye yere, uwandure nagumye yandure. Icyo mbabwiye ni iki ngiki. Umupapa uzajyaho ugiye gusimbura uwapfuye. Mu bihugu bya mbere azasura hano mu isi muri Afurika. Natwe turimo. Azasura Ethiopia n'u Rwanda na Congo. Ni ibihugu bitatu muri Afurika azabanza gusura. Ethiopia urumva neza? Na Congo n'u Rwanda. Icyo mbabwiye nuko ADPR ibyayo byarangiye. Yego. Urumva neza? ADPR ibyayo. Igihe cyo kwambara amapantaro najyaga mubikwepa mugenda mubikwepa mubitoneka. Ubu ngubu nibwo noneho kwisukisha biraba byemewe. Urumva neza? Mbese ADPR yisabiye uwundi mwana. Nabo barashaka kuyoborwa nk'abanyamahanga nk'abandi bose. Ibintu byo kubakandamiza mubacupiza mubacakaza nago bikirimo. Si igitangaza rero ntimuzatungurwe. Hari igiterane kigiye kuba kuri Stade Amahoro. Mpuzamatorero Gatulika, Methodiste Libre, Zion Temple, Anglikani, amadini aya yose muri kubona na ADPR. Hazabwiriza abantu batatu. Dr. Poso Gitwaza n'umuvugizi wa ADPR n'umushumba wa Kiliziya Gatulika mu Rwanda. Ndatashye. Mane guhumugisha. Sawa. Sawa.